kenshi gashoboka baba bakoze ibipimo bisanzwe gukora maneva, ariko hano imodoka yose wisanga yagiyeho. Ni iki ubonye kikugoye kuri kino kizami cya T-Cross? Nta kintu kigoye cyane. Ni wa muhungu wanyu T-Chamson Rwanda akomeje kubafasha kubona kategori zose zitandukanye A, B, C, D n'izindi. Uyu munsi turi gukora T-Cross ku kizami cya kategori D. Umunyeshuri ni ugiye kudufasha gukora ikizami cyo kuri kategori D. Iki kizami bakita T-Cross, agiye kudufasha uyu munsi. Kwereka abandi banyeshuri bazakurikira iri somo uburyo T-Cross bayikoramo. Kati ibumoso gake gake, katariya sawa aho ngaho. Umwanya wagabanyitse uri hagati rero akona ribanza n'imodoka. Yego, gorora amapine. Sawa, shyiramo rivanse double kilometer. Muri T-Cross dushyiramo double kilometer. T-Cross ni nka circulation. Ku ipine yawe ya nyuma uri kuyireba? Yego. Uri kubareba ku ipine yanyu? Ino ipine turayiringaniza nera akona ubundi uhagarara ubone ukata yose. Turagenda buhoro buhoro twegera tugabanya umwanya. Ino pine tuyiringanize nera akona ubundi duhagarare dukata yose. Gace gace. Buhoro buhoro. Gace gace. Ipine niringanira n'iryo kona uhagarare. Byaringaniye? Yego. Kata yose hano. Tukata yose buryo. Ni nk'ibisanzwe tujye kora muri televiziyo turebe amakona ya ruguru ko tubona mu mwanya ikona rya nyuma. Bagiye buhoro buhoro, gace gace, komeza ureba haruguru. Ibonye ikona rya nyuma nta namwe wagonga. Komeze ugahagarara. Kona ya nyuma ribonye? Yego. Harimo umwanya? Na hano hepfo wahabonye? Hose sarimo imyanya ingana se? Wagorora amapine ugakomeza inyuma mu gihe ubona nta namwe wagonga. Uyu munyeshuri ndabiza azadufasha ibintu byinshi kuri T-Chamson Rwanda, yereka abanyeshuri bakurikira online uburyo bikorwa. Aho ngaho iyo usigaranye ikona rya nyuma ituhagarara. Iyo muri televiziyo usigaranye ikona rya nyuma ituhagarara ukavuza ihoni, icyo gihe imodoka iba yagezemo. Ubu noneho igikurikiyeho ni ugukuramo double kilometer, tugashyiramo ikilometero cy'ibumoso, tugasohoka tuzengurutse kuri ra kona ry'imbere. Turazenguruka ari imbere. Kangurebere ko ikona riteretse ahanyaho. Sawa, twagiye. Yusohoka ukuramo double kilometer ugashyiramo ikilometero cy'ibumoso. Aho winjiriye uraharenga ukasohokera hano. Wowe ugiye gusohokera hehe? Turazamuka hano katanari, urengaho winjiriye ugasohokera muri no ruhande. Kandi ntabwo byemewe gukora manevure hano, baba watsinze. Shyiramo akarivanse nagarara hano winjire mu kindi gisata, kandi ukareba muri televiziyo ugasubizayo kugira ngo utarigonga. Ahangaha T-Cross kabirangiye. Noneho uzenguruka dusubiremo kubera ko byari ubwa mbere n'umunyeshuri aribwo bwa mbere anyuzemo. Tugiye kongera gusubiramo ku yindi nshuro atwereke neza ikintu cyari kimusobye naho basohokera. Ntago yari abizi, ni ubwa mbere, ntago twamubreming. Agararaho uhindura amapine. Umunyeshuri wacu aramanuka muri no ruhande, yagera hari hepfo agahagarara. Igira imbere cyane usatira iburyo, ugabanya umwanya wo kuri no kona. Igira imbere. Igira imbere aho ugahita ugorora amapine, double kilometer rivanse. Yes, tugasubira inyuma nk'ibisanzwe. Iri kona ipine ya nyuma ikaringana no kona ribanza. Aho ongeraho, ongereho. Ongeraho biringanire neza. Igira inyuma
iri inyuma biringanire aho ngaho. Bivuze ngo iyo ino pine iringaniye n'iri kona ribanza ugakata yose, ubu utagonga iri kona, utagonga n'iri ngiri, ugiye gushaka uburyo winjiramo. Twagiye kata yose tugende. Ukareba muri otovizeri yo hirya, ukajya ucishamo ukanerebamo ya hano ko nta namwe wagonga. Wabona hirya no hino hose wabashije kwinjiramo naho wagonga ugahagarara ukagorora amapine. Mu gusubira inyuma tureba muri otovizeri zombi tugasiganamo ikona rimwe rya nyuma. Ubwo haruguru usigana rimwe no hepfo ukabona usigaranye rimwe, imodoka ire bagezemo urahagaruka uvuze hone. Twagiye. Aho ni sawa. Kavuze honi. Iyo bamaze kutwemerera dukuramo double kilometeri tugashyiramo cyo gusohokera ibumoso, tugasohoka mu kindi gisate tutaraho twinjiriye. Twagiye. Iyi modoka imaze kugeramo, iyo tugiye gusohoka dusohokera mu rundi ruhande. Twakuramo double kilometeri tugashyiramo cyo gusohokera ibumoso, tukazenguruka hahandi twasohokeye tugasohokera mu rundi ruhande. Umunyeshuri, dusoje ikona rya T-Cross, nibwo bwa mbere wari urikoze. Urabona ritandukaniye he n'ibyo wari usanzwe ukora kuri B, kariyo kategori uheruka gukorera vuba? Ya, nk'ibisanzwe harimo itandukaniro ritoya. Tuzi ko iyo kuri B urazamuka ukaza gusiga, ugenda upima ikona riheruka, ukaza gusiga ibara rimwe ry'umutuku n'ibara ry'umweru. Ariko hano none kuri kategori D usanze tudasiga amabara, usanze tubikora gute? Musobanurire byibuze abandi bantu batari bahari. Hano kuri kategori D ukora rivanse ukagenda ucunga n'ipine y'inyuma n'ikona rya mbere. Byamara kuba biringaniye biteganye, ugakata imodoka yose ukajya ugareba mu yindi rotorovizeri y'iburyo, ugenda ushakisha uruhande rwo ku makoni kugira utaza kugira ikoni ugonga. Usanze bishoboka kandi winjiragamo nta manevure ukoze, mu gihe kuri kategori B n'ibipimo bakubwiraga rimwe na rimwe wakoraga manevure? Hano biroroshye cyane, ntabwo ukenera manevure, ariko kuri B kenshi gashoboka waba wakoze ibipimo wisanga gukora manevure, ariko hano imodoka yose wisanga yagiyeho. Ni iki ubonye kikugoye kuri kino kizami cya T-Cross? Nta kintu kigoye cyane. Ikintu nari kuvuga kigoye no kubasha gukoresha rotorovizeri cyane ko nkajya ari ubwa mbere kugira mbashe kumenya ngo ipine yaringaniye n'ikona rya mbere. Nta kintu kikwisobya yaba mu kwinjira cyangwa mu gusohoka ku buryo ubonye byari utarusobanukiwe neza uko babikora? Ibintu byose ni ibisanzwe, aho hantu niho honyine nabanje kurijiganya bitewe no kutamenya rotorovizeri yo ku modoka ya D kugira mbashe kumenya ko ikona rya mbere ringaniye n'ipine y'inyuma y'imodoka. Yego. Naho gusohokera ni ngiye ahantu ikintu nabonye nk'ikosa nuko ho gusohokera wari wahibagiwe. Gusohoka warimo kwibeshya, ntabwo nabaje kumenya niba ndi buci nyuma y'ikona cyangwa imbere, ariko si ikibazo cyuko bitari ntari kubishobora kuko nta bimenye bwari bwo bwanjye. Ako kuva byari n'ubwa mbere urumva nta gitangaza, ugereranyije ko ubibonye biroroshye, ikindi gihe twazaza tubikora neza cyane. Nta kibazo rwose, nta kibazo mbifitemo. Jibwira abantu bose bakurikira kuri Teacher Musoni Rwanda ko ibintu ari ibisanzwe, ari umutama we wabashe kugera kuri teri kinywa. Bakuyoboraho rwose kuko harimo akantu arimo kuri kwinshi. Uyu ni umunyeshuri twari dufite uyu munsi turi gukoresha kuri T-Cross. Yadufashije gukora mu muhanda, atwereka uburyo bakora icyapa, tukumukoresha ikona aribwo bwa mbere yarinyuzemo, atwereka uburyo bakora, tumwereka uburyo bakora ikona rya kategori D, aho bitandukaniye no kuri kategori B kuko ari byo yaherukaga, ariko yabashije kubona itandukaniro. Nta nubwo bikomeye yabimenye kandi abikoze umunsi umwe. Murakoze.